Mu gihe isi yugarijwe n'ibibazo bikomeye biterwa n'iyangirika ry'ibidukikije harimo n'itemwa ry'amashyamba mu duce tumwe na tumwe nta cyitaweho, maze bigateza ibibazo bikomeye abatuye isi nk'amapfa adashira mu bice bitandukanye by'isi, indwara z'ibyorezo ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira kuri rimwe mu mashyamba abarizwa mu mirongo mibariro y'isi ya tropike. Aya mashyamba akaba ari yo pfundo rikomeye ry'ubuzima mubona kuri iyi si. Ariko ikibabaje ni uko umunsi ku munsi akomeje gushyirwa hasi ku buryo hatagize igikorwa. Uko imyaka yagenda iza, ubuzima kuri iyi si ariko bwagenda bukendera buhoro buhoro. Iri shyamba tugiye kuganiraho ni rimwe mu mashyamba akomeye afatiye runini abatuye isi, ari ryo Amazone. Akandi gashya turi bugarukeho ni uko muri iri shyamba rya Amazone hakibarizwa abantu batazi aho isi igeze, batunzwe no guhiga gusa. Iri shyamba rimwe mu mashyamba yibasiwe cyane, akomeje kwangizwa cyane muri iyi si dutuye. Turagerageza kuzenguruka muri iri shyamba rya Amazone turebe imibereho y'ibiremwa birimo, tunagaruke ku ngaruka zikomeye zizagwirira abatuye isi mu gihe iri shyamba rikomeje kwangizwa. Njye mugiye kubana ndi Gustave Abayisenga. Niba ari ubwa mbere unyumvise ukaba ukunze ibyo dukora, kanda subscribe ukande no kunzogera, notification bell uyifungure kugira ngo inkuru zikurikiraho zitagucika. Mbahaye ikaze. Iki kiganiro nagiteguye nifashishije inyandiko zigaragara kuri World Wildlife, wildlifebrazil.org, mongobay.org na Uncontracted Tribes. Nanarebye ibindi byegeranyo binyuranye nka Amazon Jungle, Wild Amazon Cradle of Life and Mysterious Tribes n'ibindi. Narebye no mu nyandiko z'umushakashatsi wageze muri iri shyamba ari we Pete Oxford n'ahandi henshi hatandukanye. Amazone iri ni ishyamba riri ku buso bungana n'ibirometero kare miliyoni 5,500. Rikaba rifata ku bihugu 9 bya Amerika y'Amajyepfo. Iri shyamba ryihari igice kinini cy'igihugu cya Brazil n'ibindi bice by'ibindi bihugu bitandukanye bya Amerika y'Amajyepfo birimo Peru, Colombia, Venezuela, Equateur, Bolivia, Guyana, Suriname ndetse na French Guyana. Iri shyamba ni rinini ku buryo rifasha ukaretereka ku mugabane wa Afurika, ryafata igice kingana hafi na 18 n'igice kimwe ku ijana bya Afurika yose. Ufasha agace riryamyeho ukagafata nk'igihugu cyaza ku mwanya wa 9 mu bunini mu bihugu bigaragara ku isi. Igice kinini cy'iri shyamba kingana na 30% kibarizwa mu gihugu cya Brazil, mu gihe 13% igaragara mu gihugu cya Peru. Naho ikindi gice kingana n'10% muri Colombia. 13% isigaye isaranganywa n'ibindi bihugu birimo Venezuela, Equateur, Bolivia, Guyana na San Marino. Iri shyamba rifatwa nk'ibihaha by'isi kuko ibyuka bihumanya byiganjemo CO2 bisorwa n'inganda zikomeye ku isi, yewe n'indi myuka mibi yiganjemo gaza zitandukanye. Iri shyamba ryonyine ubwaryo rifatiye imyuka mibi rikayihinduramo umwuka mwiza wa oxygene. Uyu akaba ari umwuka ufasha ibinyabuzima byinshi kuri iyi si, ku buryo ubushakashatsi bwamaze kugaragaza ko umwuka wa oxygene duhumeka kuri iyi si ukorwa nibura ishyamba rya Amazone ryonyine ritunganya hafi 20% bya oxygene yose itunganywa kuri iyi si dutuye. Nk'uko byagaragajwe n'abashakashatsi, ngiri shyamba rya Amazone ntabwo ryateye n'amaboko ya muntu, ahubwo ngo ni kimeza, kuko ngo ryimejeje muri periode isi yanyuzemo yitwaga Eocene Era. Aha hacemo imyaka iri hagati ya 33.9 na 56 yose. Iki kikaba ari igisi yanyuzemo, aho bivugwa ko ari naho isi yatoye agashyuhe, maze ubukonje mu bice bitandukanye bukagenda bugabanuka gake gake, ku buryo n'ibimera byinshi aribwo byatangiye gushyuha, cyane cyane hagati y'imirongo mibariro yabo w'amajyaruguru wa Cancer ndetse n'uw'amajyepfo ugabanyamo isi kabiri wa Equateur witwa Capricorn. Ibi bikaba byarabaye kuko izuba ryabaga ariho ryitegeye cyane, hagakunda kugaragara gahehere n'agasusuruko ku buryo hashibutse ibimera byinshi, ari nabwo ririya shyamba rya Amazone ryameraga. Iyo witegereje neza ishyamba rya Amazone rigaragaramo ibiti bitohagiye cyane kandi birebire by'amoko anyuranye. Gusa ngo nta gipfa kwizana, kuko ngo ubu butohagire bw'iri shyamba rya Amazone ganini byaturutse ku mukungugu gutwarwa n'umuyaga uvanywe mu butayu bwa Sahara ku mugabane wa Afurika. Wakwibaza uko byagenze. Turi mu ishyamba rya Amazone, ikibaya rirumbarayeho ni naho harimo umugezi munini witiriwe iri shyamba nawo witwa Amazone.
ukaba uca mu bihugu bigeze kuri bine ari byo Peru, Colombia, Brazil na Equateur. Abashakashatsi bamaze kuvumbura ko isoko y'uyu mugezi iba mu gace kitwa Rio Montana ko muri Peru. Nk'uko abashakashatsi batandukanye bagiye babigaragaza n'imbuga zinyuranye zigaragaza ko ubutayu bwa Sahara mu gihe bumaze imyaka miliyoni 7 bubayeho kandi ari nako bugenda bwiyongera, ubwo igice cy'amajyaruguru ya Afurika cyacanirwaga n'izuba bikomeye, byaje gutuma havuka buriya butayu bwa Sahara tubona. Urebye neza, iri shyamba rya Amazone ubutayu bwa Sahara bwabayeho rimaze imyaka miliyoni 48 rihagaze. Gusa ngo bitewe n'inkubi y'umuyaga ukomeye watangiye kwibasira ibice bya Afurika y'amajyaruguru kuva Sahara yabaho, ngo uyu muyaga wahuhaga umukungugu muri Sahara ukawugurukana ukawurenza uburengerazuba bwa Afurika, maze ukawukomezanya hejuru y'amazi magari y'inyanja ya Atlantique, ari nako umwe ugenda usigara muri iyi nyanja. Gusa ngo umwishi wagendaga uruhukira mu majyepfo y'umugabane wa Amerika maze ukiryamira mu ishyamba rya Amazone. Uru rugendo rwagiye rubaho umunsi ku munsi kuva Sahara yabaho, bitwara umukungugu mwinshi ku buryo aho bigeze nibura mu gihe kingana n'umwaka, umukungugu wuzuyemo ifumbire utwarwa n'umuyaga uvuye mu butayu bwa Sahara ukajya kwiryamira mu ishyamba rya Amazone ukarifumbira ungana na toni hafi miliyoni 50 zose. Mu gihe uru rugendo rurerure rufata ibirometero birenga gato 7895 uvuye muri Sahara ugana muri iri shyamba rya Amazone, icyagaragaye nuko bimwe mu bituma iri shyamba rya Amazone rihora ritoshye ari ifumbire ituruka ku mukungugu uvanwa mu butayu bwa Sahara n'umuyaga, ikaba ifata 56 by'ifumbire yose ifumbira ririya shyamba rya Amazone. Ubushakashatsi bwamaze kugaragaza ko umukungugu mwinshi uturuka mu gace k'amajyaruguru y'igihugu cya Chad. Ikigo cy'ubushakashatsi gishinzwe gukurikiranira hafi ibibera mu isanzure cy'Abanyamerika cyitwa NASA, icyogajuru cyacyo cyitwa Calypso, gerutse kugaragaza imibare ivuga ko nibura toni miliyoni 180 z'umukungugu arizo ziba zavuye mu butayu bwa Sahara zikagwa mu ishyamba rya Amazone buri mwaka. Ibi bikaba ari byo bituma ririya shyamba rya Amazone riba inzitane. Nanone ikindi nyamukuru kikaba umugezi munini wa Amazone ukakamba ikibaya cy'iri shyamba. Ubushakashatsi bwamaze gushyirwa ahagaragara n'inzobere mu by'amashyamba zakoze muri Amazone ngo hashize imyaka isaga 11,200 umuntu wa mbere akandagije ikirenge mu ishyamba rya Amazone. Umugabo witwa Peter Oxford akaba umushakashatsi ukomeye cyane ku bijyanye n'imibereho y'abantu, yagerageje kwinjira muri ririya shyamba rya Amazone kugira ngo arebe imibereho ya bimwe mu biremwa bigaragara muri ririya shyamba. Icyamutunguye akigera muri Amazone, yabashije kugira amahirwe asangamo abantu batuye muri ririya shyamba ridasanzwe, bavuga indimi bihariye kandi babayeho batazi icyo umwambaro ari cyo, bibereho nk'inyamaswa, batunzwe no guhiga kandi biyambariye ubusa buri buri. Peter Oxford kugira ngo abashe guhura na bariya bantu bibera muri Amazone, yagerageje kwicisha bugufi, anabahereza impano zitandukanye kugira ngo babashe kumwiyumvamo, dore ko iyo babonye undi muntu udasanzwe ugerageje kwinjira muri ririya shyamba baba bazi ko aje kubagirira nabi. Oxford ibi byatumye bamwiyumvamo, batangira no gutemberana nawe muri iri shyamba. Gusa indimi bavugaga zikamubera ikibazo, ariko akabasha gusobanukirwa neza uko babayeho. Akaba yewe yaranagerageje kwisanisha nabo, agafata zimwe mu ndyo barya. Icyo yabonye ni uko aba bantu bakibereho mu buzima bwa kera cyane, ushobora kugereranya n'ubwo mu myaka isaga 7,000 yose ishize umubare munini w'abatuye isi unyuzemo. Kuri ubu ubuhanga bamaze kugeraho ni ukubona umuriro ku buryo babasha gucana no kotsa. Peter Oxford ari muri ririya shyamba rya Amazone yagerageje kumenya umubare w'abantu bari batuye muri kariya gace ka Amazone yari arimo. Ngagereranije yabonye hashobora kuba hatuye abantu bagera ku 4,000 byose, ariko muri ako gace yari aherereyemo gusa. Mu mafoto Oxford yagiye afata mu ibanga aba bantu, mu kubitegereza Oxford yabonye imiterere yabo isa n'iy'abantu basanzwe, ariko hakaba harimo itandukaniro kuko bafite umuco wihariye. Kuko umuryango umwe uba ufite uhagarariye kandi bagatura hamwe, ukagendera hamwe nk'itsinda. Ikindi kintu kidasanzwe Peter Oxford yabonye nuko bariya abantu mu gihe umuntu usanzwe usanga afite amano 10, bo ngo bamwe na bamwe usanga bafite amano 12 kandi atagaranye cyane.
kubera ubukonje n'imbeho bigaragara muri ririya shyamba, Peter Oxford yavumbuye ko umubare munini ari wo mu bwoko bwa Indians. Gusa abenshi barangwa no kugira umusatsi mwinshi ndetse n'ubwoya bwinshi nk'ubw'izindi nyamaswa tubona, dore ko abenshi usanga nta kenda bikoza. Tukiri kuri uriya mushakashatsi Peter Oxford, kugira ngo abashe kumenya neza imibereho y'abari abantu baba muri Amazone, yagerageje kwisanisha nabo, dore uko batunganya ifunguro ryabo. Ngiyo bamaze kubona umuhigo, bafite umuriro ku buryo iyo umukuru w'umuryango atahukanye inyamaswa barawucana bakayotsa uko yakabaye ubundi bakayiteraniraho. Gusa tukiri kuri ubu bwoko bw'aba bantu batuye muri Amazone, bamwe batangiye guca akenge, ku buryo abatuye mu nkengero z'iri shyamba bo batangiye kugira ubumenyi bwo kuzingazinga impu, bakabasha kuzitera ndetse no kugondagonda utururi two kwihishamo imbeho n'imvura igihe yakaze cyane. Bamwe bamaze no kuvumbura ibyuma ku buryo usanga babyifashisha mu buzima babayeho. Abandi batangiye kwiyegereza ibihingwa bimwe na bimwe, ku buryo usanga izo nzu z'ibyatsi batangiye kuzingazinga ziba zikikijwe n'ibiti bitandukanye bitanga imbuto nk'insina, inkeri ndetse n'ibindi. Ikindi ni uko hari abakora umwuga w'ubudozi ndetse n'ubugeni ku buryo babasha gukora imitako ivuye mu mpu n'ibiti bibaje neza byo mu ishyamba, maze bakayigurisha n'abakerarugendo bagenda hafi mu nkengero z'iri shyamba. Icyagaragaye ni uko abari mu nkengero z'iri shyamba rya Amazone bo batangiye kugenda binjira mu buzima bwa hafi, mu gihe abatuye muri iri shyamba rwagati bakibereho nk'inyamaswa burundu. Gusa abo mu nkengero bo bamaze kuvumbura ibyuma ku buryo babasha gutema ibiti, bakabaga inyamaswa bahize, bakaba babasha no kubumba bimwe mu bikoresho babikamo utuntu dutandukanye. Amakuru nkesha urubuga rwa www.uncontractedtribes.org, nyuma y'impaka nyinshi bibaza umubare w'abantu batuye iri shyamba rya Amazone, ihuriro ry'abashakashatsi bafashe indege yo mu bwoko bwa PT-VCA berekeza hejuru y'ishyamba rya Amazone bararizenguruka. Bakihagera bavumbuyemo ubwoko bw'abantu budasanzwe bwinshi bwibera hariya ba Indians. Aba bakaba ari abantu gakondo baribayemo kera cyane guhera mu myaka irenga 11,000 yose ishize. Aba bantu b'uburyo babayeho ni abantu batunzwe no guhiga. Gusa icyagaragaye ni uko bafite ubwirinzi ku buryo ikintu kigerageje gutera muri ako gace babayemo bagerageza kukirukankana n'ibibando byinshi n'ibindi biti babaje bifashisha mu kurwana. Gusa ku kijyanye n'imibereho yabo bamaze gusa n'abamenya akenge gake kuko bazi kwigondera ibyatsi bihishamo imvura ndetse n'akazuba, kandi nanone batangiye kwiyegereza ibihingwa bimwe na bimwe ndetse n'ibiti by'imbuto bitandukanye. Ikigaragara ni uko buriya bwoko bwibera mu ishyamba rya Amazone bufite imibereho yenda gusa nk'iy'inyamaswa z'ishyamba neza. Bamwe muri bo bibera mu myobo, abandi usanga ari cyo gihe bagezemo cyo gutangira gushaka aho kuba bagondagonda ibyatsi. Gusa bo ku nkengero bo batangiye kugerageza kubaka iz'ibyondo n'ibiti zisakaje ibyatsi, ariko muri ririya shyamba rwagati bo ntacyo baramenya gifatika. Nk'uko inzobere zakomeje kuzenguruka ririya shyamba zireba uko imibereho y'abarituye imeze, zamaze kuvumbura ko abantu baba muri ririya shyamba rya Amazone bagiye barushanya ubumenyi bitewe n'uduce batuyemo. Icyagaragaye ni uko bamwe mu batuye mu nkengero z'iri shyamba bo babasha gukoresha ibyuma nk'intwaro cyangwa se ubwirinzi bwabo, mu gihe abo mu ishyamba rwagati bagikoresha imyambi baje mu biti n'imihini mu kurwana. Gusa bose muri rusange ni uko babayeho mu buzima buciriritse. Bamwe ugasanga baratangiye kwambara ibintu biboshye mu byatsi, mu mpu z'inyamaswa ndetse n'utwenda basigirwa n'abakerarugendo. Tugarutse mu gusubiranamo ndetse n'imirwano iba hariya mu ishyamba rya Amazone, ngo urugamba rwaho ruba rukomeye cyane ku buryo abajya kurwana baba ari abagabo n'abasore. Intwaro bifashisha n'ubundi ntaho zitandukaniye cyane n'izo bakoresha bahiga, kuko haba harimo ibiti bisongoye cyane, imyambi baje mu biti n'ibibando binini kandi birebire. Umwihariko udasanzwe ugaragara ni uko mu gihe cy'urugamba bambara ibintu bimeze nka kasike, bikaba bimwe biba bibaje mu biti ibindi bibumbye mu ibumba. Gusa imyambi n'ibiti bisongoye cyane bikaba ari bimwe mu bikoresho by'ingenzi bakoresha bari kurwana. Kuri bamwe mu bagikurikiranira hafi umubare w'abantu bakibereho mu buzima bwa kinyamaswa mu ishyamba, hageragejwe uburyo ubu bwoko buba mu ishyamba rya Amazone
bwarikurwamo bukajyanwa mu buzima bugezweho ariko birananirana. Batangaza ko badashobora guhindura ubuzima batuyemo kuko ngo burabahagije kandi burabanyuze. Ibi byaciye intege bifuzaga guhindura ubuzima bw'abari batuye muri iri shyamba rya Amazone. Bamwe mu bashakashatsi bagiye banemeza ko aho kubasagarira ubakura muri ririya shyamba mu buzima babayemo, ahubwo babahindurira ubuzima aho barutaha bakuye. Tukiri muri iri shyamba rya Amazone, nubwo twabonye ko harimo amoko menshi y'abantu agiye atandukanye, gusanga ubuzima babayemo buba buri mu mazi abira bitewe n'inyamaswa z'inkazi zirimo zigenda zibahitana umusubirizo, bigatuma umubare w'abatuye muri iri shyamba rya Amazone aho kwiyongera ahubwo ugenda ugabanuka umunsi ku munsi, kuko byagaragaye ko umubare munini w'abatuye muri ririya shyamba ugenda wicwa n'inyamaswa z'inkazi zituye muri kariya gace. Ubushakashatsi bwashyizwe ahagaragara n'inzobere zo muri kaminuza ya Leeds zari ziyobowe n'abahanga batandukanye barimo na Dr. Steven Arno, bashyize hanze ubushakashatsi bwabo bwakorewe muri ririya shyamba rya Amazone. Bagaragaza ko mu myaka 500 ishize ngo ryari rituwe n'abagera kuri miliyoni 10 zose, ariko kubera kugenda bahitanwa n'inyamaswa z'inkazi ziri muri ririya shyamba, aho kugira ngo umubare wabo wiyongere waragabanutse ku buryo ubu hasigaye abatagera ku bihumbi 200. Ibi bikerekana ko buri mwaka abantu bari batuye iri shyamba rya Amazone hagendaga hapfa nibura 19,600, bamwe bazira inyamaswa z'inkazi n'imvura y'umuvumbi. Ubuzima bwo muri iri shyamba rya Amazone uko bwifashe, ugiye guhiga abasigaye bamubaragarutse. Reka turebere hamwe inyamaswa 10 z'inkazi zitinyitse cyane muri iri shyamba rya Amazone, zihitana umubare munini w'abatuye muri iri shyamba. Inyamaswa duhereho iza ku mwanya wa 10 muri ririya shyamba rya Amazone ni yitwa Brazilian Wandering Spider. Ubu bukaba ari ubwoko bw'igitagangurirwa gifite ubumara bubi cyane, ku buryo iyo kiriye umuntu atabasha kugomborwa, ahubwo wita bwiruka umubiri we wose agahita ashiramo umwuka bidatinze. Inyamaswa iza ku mwanya wa 9 ni inyamaswa yitwa Assassin Burger. Aka kakaba ari agasimba gateye nk'akavumvuri kuzuyeho amahwa menshi ahanda cyane. Ku mugongo wako gafiteho urusanduku rwuzuyemo amatembabuzi yiganjemo ubumara bukaze cyane, ku buryo iyo kariye umuntu ahita yitaba Imana bidatinze. Muri iri shyamba rya Amazone, inyamaswa iza ku mwanya wa 8 mbi cyane itinyitse ni inzoka yo mu bwoko bwa Pit Vipers. Ikaba isa n'icyatsi kibisi. Ntabwo ari ndende cyane kuko idapfa kurenga uburebure bwa 3.7 m. Iyo ifite ubumara bukaze ku buryo iyo igize ikiruma gihita gipfa ako kanya. Tugeze ku nyamaswa iza ku mwanya wa 7 mu zikaze cyane mu ishyamba rya Amazone. Iyi ni ifi yo mu bwoko bwa Bull Shark. Kuri ubu ku isi habarurwa amoko yo muri ubu bwoko bwa Bull Shark angana na 480, ariko ubwoko bugera kuri 3 burakaze cyane. Akaba ari nabwo bwoko bwiganje mu migezi iri muri iri shyamba rya Amazone. Iyi fi iratyaye cyane ku buryo wirumye adapfa gukira. Inyamaswa iza ku mwanya wa 6 muri iri shyamba rya Amazone ikaze cyane ni ubwoko bw'igikeri bwitwa Poison Dart Frog. Iki ni igikeri gifite amabara 3 yiganjemo umweru, umukara ndetse n'umutuku. Mu ruhu rwacyo kifitemo amatembabuzi yuzuyemo uburozi ku buryo uwo kiyateye ahita ahumana akitaba Imana bidatinze. Inyamaswa iza ku mwanya wa 5 ikaze cyane mu ishyamba rya Amazone ni ifi yo mu bwoko bwa Red-Billed Piranha. Iyi fi iyo uyirebye ntabwo ikanganye cyane, ariko ikaba ityaye cyane ku buryo usanga ibindi biremwa byo mu mazi yabiyogoje. Inyamaswa iza ku mwanya wa 4 muri ririya shyamba rya Amazone niyo tuzi ku izina ry'urusamagwe. Iyi nyamaswa ni imwe mu nyamaswa zigaragara muri ririya shyamba rya Amazone zifite amakare cyane kandi zitana umubare wa benshi batuye muri ririya shyamba. Muri Amazone, inyamaswa iza ku mwanya wa 3 mu kugira amakare ni ifi yitwa Electric Eel. Iyi fi irakaze cyane kuko ifite ubushobozi bwo kubyara ingufu zisa n'iz'umuriro w'amashanyarazi. Ikaba ari nawe ikoresha mu guhitana ibindi biremwa byagerageza kuyirwanya. Inyamaswa iza ku mwanya wa 2 ikaze cyane mu ishyamba rya Amazone ni ikinyamaswa kibarizwa mu bwoko bw'ingona cyitwa Black Caiman. Ikaba ibarizwa mu bwoko bw'ingona, ariko ikagira amakare menshi cyane kwirusha. Iyi nyamaswa uko iteye nuko ikigerageje cyose kuyirwanya igicagagura byihuse. Tugeze ku mwanya wa 1. Inyamaswa iza ku mwanya wa 1 muri ririya shyamba rya Amazone mu kugira amakare no guhitana ibinyabuzima byinshi bigaragara muri ririya shyamba
ni inzoka mu bwoko bwa anaconda izwi ku izina rya green anaconda. Iyi nzoka ni inkazi cyane, ikaba ishobora kugera ku burebure bwa metero 9. Iyo yabaye nini ishobora no gupima ibiro bigera kuri 227 byose. Ifite umwihariko wo kumira ikiremwa icyo ari cyo cyose cyagerageza kuyegera. Izi green anaconda zica n'akandi gahigo ko kuba inzoka z'inkazi kandi nini kurusha izindi ku isi hose. Kugeza ubu kimwe mu bibazo bihangayikishije isi ni iyangizwa rikomeye ry'amashyamba manini yigaragaraho ryafashe intera ikomeye. No mu ishyamba rya Amazone ntihasigaye. Nk'uko mbikesha urubuga geography.com rugaragaza ko mu myaka 40 ishize 20% by'ishyamba rya Amazone ryamaze gushyirwa hasi binyuze mu kuritwika no kuritema, ku buryo umuvuduko uramutse ukomeje imyaka 200 iri imbere yazashira hari ririya shyamba hasigaye inkumba gusa. Kandi nyamara iri shyamba rifatwa nk'ibihaha by'isi, dore ko ryohereza oxygene ingana na 20% mu kirere cy'isi yacu dutuye. Nirikomeza gutemwa no gutwikwa, dore ko ibi usanga bikorwa na bamwe mu bantu barituyemo biganjemo abo mu bwoko bwa Indians. Gusa aba bo babikora batazi ingaruka zabyo. Ikindi cyagaragaye ni uko hari abaturage batuye mu nkengero zaryo baritema bakanaritwika umusubirizo nta kintu na kimwe bikanga. Ibi ngo biramutse bikomeje mu mwaka wa 2050 uzasanga imvura yagwaga mu gice cyo hagati y'imirongo mibariro ya tropike yaragabanutseho 20%, kandi bikazagenda byongera uko imyaka izagenda iza mu gihe nta gikozwe. Izindi ngaruka zikomeye cyane ni uko bamwe mu batuye igice cy'umukandara wa Afurika bazakomeza kwibasirwa n'ibiza bikomeye byiganjemo amapfa. Bizateza n'inzara izafata umubare munini w'ababarizwa kuri icyo gice cy'umukandara w'isi wa Equateur. Mu gihe umwuka mwiza wa oxygene uzamurwa mu kirere ku kigero cy'100%, aha ngo ishyamba rya Amazone ryonyine ubwaryo ribasha kurekura oxygene ingana na 20% yose. Mugira ishyamba ryashiraho, umubare munini w'abatuye isi wazahura n'ibibazo bikomeye cyane birimo kwiyongera kw'indwara z'ubuhumekero ndetse n'indwara z'ibyorezo zitandukanye kandi zifite ubukana. Izi ngaruka zikaba zazaterwa n'ibyuka byakomeza kuzenguruka mu kirere cyarabuze ishyamba rihagije ribasha kubiyungurura. Ni ikibazo gikomeye cyane. Abahanga barimo barashakisha banafata ingamba z'uburyo iyangirika ry'iri shyamba rya Amazone ryahagarikwa. Ariko haracyarimo imbogamizi zikomeye, kuko guhagarika baba Indians barituyemo biragoye cyane. Yewe n'abandi batuye mu nkengero zaryo haracyarimo imbogamizi ku kubabuza no kubacunga kubera ubunini bwaryo. Nubwo iri shyamba ryibasiwe cyane, tugarutse ku mukandara wa Equateur, irindi shyamba ryibasiwe cyane ni ishyamba rya Congo. Reka ikiganiro cya none gisoreza aha. Niba iyi nkuru wayikunze kanda like, utubwire uko wayumvise cyangwa se uduhe ibitekerezo muri comment section, ndetse uyisangize n'abandi. Subscribe yo nizere ko wayikanze kera. Nge mwari kumwe ndi Gustave Abayisenga. Mugire ibihe byiza.